ikaze nanone kuri channel yanyu mukunda cyane ya Ibicu TV. Nizere ko mumeze neza cyane kandi murabizi ko iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza kandi twishimiye imikoranire myiza dufitanye. Kandi subscribe rero wowe utarabikora kandi numara kureba iyi nkuru ukumva ikunyuze ukumva urayikunze uhita ukanda like unayisangiza inshuti zawe. Irushanwa rya Miss Rwanda rero ni irushanwa ry'ubwiza aho abakobwa 20 baturutse mu ntara enye n'umujyi wa Kigali bahatana urushije abandi amanota no kwitwara neza, akaba ari we wambikwa ikamba ryo kuba nyampinga w'u Rwanda mu gihe kingana n'umwaka umwe. Hari abantu rero batabasha gusobanukirwa akamaro k'uyu mwanya ndetse n'uyu mwari uba watorewe kuba nyampinga w'u Rwanda mu gihe kingana n'umwaka. Hari abatekereza ko rero buri mukobwa mwiza wese ashobora kwegukana uyu mwanya, nyamara siko biri, kuko moto y'iri rushanwa ivuga ko bagendera ku bintu bitatu ari by'ubwenge, uburanga ndetse n'umuco. Ibyo byose rero bikaba ari ibigenderwaho hatoranywa ugomba kwambikwa iri kamba kugira ngo hazabashe kugira umumaro mu mwanya azaba yatorewe. Muri iyi minsi abakobwa bagiye bambikwa iri kamba rya Miss Rwanda bari kugenda bagaragara mu bikorwa bitandukanye bigenda bigaragaza birushaho no kongera akamaro k'iri rushanwa. Muri iki gihe ubu ngubu n'uwari utarasobanukirwa akamaro ka Miss Rwanda abaye ari umuntu ukurikira yaba arimo agenda bibona, abona ibikorwa by'indashyikirwa abari b'u Rwanda bakomeje kugenda bakora hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni mu gihe rero Miss Rwanda wacyuye igihe ubwo ni Iradukunda Elsa wambaye iri kamba mu mwaka wa 2017. Uyu mukobwa rero ibikorwa bye byo kuvura abatishoboye indwara y'amaso ibingibi tumenyereye nk'ishaza bikaba bikataje. Uyu mukobwa rero akaba yaravuzwe nk'uwaciye agahigo ko muri Miss Rwanda, aho yakoze ibyo yari yariyemeje byose akabirangiza ndetse akaza no kurenzaho n'ibindi mbere yuko manda yirangira. Na n'ubu akaba kataje mu bikorwa byo gufasha abanyarwanda batishoboye kugira ubuzima bwiza. Abazi gukoresha ibarurisha mibare rero bemeje ko uyu mukobwa Miss Elsa ngo yaba yarakoze ibikorwa bye ku gipimo cy'120% kuri manda ye. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'Ubufaransa naho wabaye Miss Rwanda mwaka wa 2015 Akiwacu Colombe nawe ejo bundi ku itariki ya 7 Nyakanga uyu mwaka akaba yarakoresheje igitaramo kigamije kubakira amazu incike za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 ziherereye mu karere ka Rwamagana. Uyu mushinga rero akaba yarawutangiye mu mwaka wa 2016 nyuma y'uko manda ye irangiye. Akaba yarifuzaga ko aya mazu azaba yuzuye mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2019 ndetse akazatahwa ku mugaragaro. Iki gitaramo cyateguwe na Miss Colombe rero cyabereye kuri Église Américaine de Paris nk'uko Miss Akiwacu Colombe yabitangaje. Iki gitaramo ngo kikaba cyaritabiriwe cyane n'abanyarwanda baba mu Faransa ndetse no mu bihugu bituranyi hamwe n'inshuti z'u Rwanda zituye aho ngaho i Burayi. Iki gitaramo kandi cyanagaragayemo ibyamamare mu muziki nyarwanda nka Cecile Kayirebwa wari umuririmbyi mukuru, ni rero wamenyekanye nka Miss Chanel mu myaka yashize ndetse n'abandi benshi cyane bari baje kwirebera igitaramo cyiganjemo injyana n'ibikoresho gakondo bya muzika nyarwanda. Miss Colombe rero akaba yaratangaje ko igitaramo cye cyagenze neza cyane n'amafaranga akaboneka, ndetse akaba atangaza ko nta kabuza umushinga we uzaba wararangiye mu mwaka wa 2019 nk'uko yabiteganyije. Si ibyo gusa kandi kuko ibikorwa binyuranye aba bakobwa b'uburanga bagenda bakora ibindi babigiramo uruhare hirya no hino, birimo nko gufasha abana batishoboye gukomeza amashuri, kuremera imiryango y'abatishoboye, gushishikariza urubyiruko kurwanya ubujiji, kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hamwe no kuzahura umuco nyarwanda. Muri rwo ni zimwe mu nshingano zashyizwe ku ruhembe mu byo Miss Rwanda agomba kwibandaho uko byagenda kose. Mu gihe cy'amezi 12 rero uwicaye ku ntebe ya Miss Rwanda abahembwa umushahara ungana n'ibihumbi 800 ku kwezi, afite imikoranire mu by'ingendo, imyambarire ndetse n'ibindi hafi ya byose umukobwa akenera, kandi yarahawe n'imodoka ubwo bakimara kwambika ikamba. Aha kandi abafite n'ubushobozi bwo gukorana na za ministeri ndetse n'ibigo binyuranye mu gushyira mu bikorwa imishinga ye igaragaza ko yagirira akamaro umuryango nyarwanda cyane cyane urubyiruko. Abibwiraga rero ko ingengo y'imari itakazwa muri ariya marushanwa yaba ivuye muri leta cyangwa baterankunga, bavuga ko ibipfuye ubusa bashingiye ko batekereza ko ibikorwa byabo byaba birangirira mu kumurika ubwiza. Siko biri, ahubwo iriya ntebe nayo isigaye biri mu zitezwa amaso n'abanyarwanda mu kugira uruhare mu mibereho myiza yabo. Ubu rero ndatekereza ko bamwe mu babyeyi bajyanishaga igikorwa cya Miss Rwanda n'ubwibone
ndetse bavuga ko batakwemera n'abana babo kukitabira. Ngubu bamaze kubona umusaruro Miss Rwanda agira ndetse n'inshingano ziba zimutegereje muri rusange zirenze cyane ibyo kwerekana ubwiza. Ni Ibicu TV rero tukaba twagukusanyirije ibitekerezo bitandukanye ku ngingo runaka, ndetse tukanagerageza kugusesengurira no gukuraho urujijo kuri bamwe baba babitekereza uko bitari. Nawe rero niba ufite ingingo runaka wumva ko twavugaho, manuka aho hepfo gato ugira icyo tubwira muri comment. Nkwifurije rero gukomeza kubana natwe ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.